murakoze bene data ndabashuhuje. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza mu izina rya Yesu, amen. Tumaze kumenyerana bamwe na bamwe, tumaze kuba tuziranyeho. Mazina n'Uwizeyimana Dieudonné, ndabashuhuje kandi bifuriza umugisha w'Imana isumba byose. Imana ibamurikishize mu maso hayo heza mu izina rya Yesu, haleluya. Rero shimiye Imana uyu mwanya nongeye kugaruka mbere y'Imana kugira ngo mbabwire icyo Imana yameshuriye. Maze iminsi igera kuri 7 nari ndiho nsenga ninginga Imana kugira ngo igire ibyo ikuraho mu izina rya Yesu. Kuko hararyo nta kindi kirukana mwene wa dayimoni uretse kwiyiriza ubusa ndetse no gusenga. Nari ndiho nsenga rero nakambira Imana ngira ngo igire ibyo ikuraho, kuko hari byinshi byaturwanyaga, hari byinshi byari bigiye kuturwanya hano imbere, ariko ndashimira Imana ko hari ibyo yemeye gukuraho. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana nihuse riboneka mu gitabo cy'Abami. Turasoma ibice byaho bibiri. Reka duhere ku murongo waho wa 6. Ibice bibiri, Abami ba kabiri ibice bibiri, duhere ku murongo waho wa 6. Ngo bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubwira bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Haleluya. Ni kuri 5 niho somye. Reka nsome kuri 6 noneho. Eliya arongera aramubwira ati, ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka arumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko bajyana bombi, amen. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Dusomye amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice byaho ni 2, duhereye ku murongo waho wa 5 somye n'uwa 6. Imana ibaho umugisha. Reka some n'uwa 7. Ngo maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50, baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara, amen. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Dusomye amagambo y'Imana akomeye cyane. Ngo abana b'abahanuzi babwiye Elisa, baramubwira ngo mbese ngo wabimenye, urabizi ko uyu munsi shobuja agiye kugukurwaho? Abasubiza ijambo ryiza, arambwira ngo ye ndabizi ko agiye kugukurwaho, ariko avugamo irindi jambo rikomeye ngo nimuceceke. Impamvu yavuze ngo nibaceceke, hari umuntu ushobora kwibaza impamvu yabwiye ngo nibaceceke kandi ari Imana ibatumye, kandi nawe abizi ko Imana yavuze ngo agiye kumukurwaho. Eliya igihe kimwe ngo bishe abahanuzi bose, bagenza ubugingo bw'abahanuzi. Bamaze kugenza ubugingo bw'abahanuzi barabica, barapfa. Noneho ngo aza kubona asigaye ari wenyine, ajya kwihisha mu mwobo. Imana yamuhamagara amaze ngo, Eliya, ni iki gitumye wihisha aho ngaho? Imana irangije kumuhamagara, Eliya nawe aravuga ngo, Uwiteka, ngo nagize ishyaka ryinshi kubw'umurimo wawe, ngo kuko abahanuzi bose babishe, ngo none nanjye bari kugenza ubugingo bwanjye, barashaka kunyica. Ngo none Imana yamuhamagara ngo, Eliya, ngo zamuka uze ku musozi. Eliya arazamuka ajya ku musozi hejuru. Amaze kugera ku musozi, Imana imwereka umuriro, umuriro uratwikura kongora. Imana imwereka umuyaga urahumenagura ibitare. Imana imwerekana n'ishuheri ry'umuyaga ryinshi cyane. Ngo rya shuheri ry'umuyaga niryo ryamenaguye bya bitare, niryo ryasenye bya bihome byose. Ngo ariko Imana irangije iramubwira ngo, none se Eliya mwana wanjye, aravuga ngo iramaze ngo mbese biriya byose wabibonye? Arangije Eliya aravuga ngo, Uwiteka, nabibonye. Ariko amaze kubibona, Imana aravuga ngo nubwo ubibonye byose bikaba biteye ubwoba. Ngo ariko biteye ubwoba, ngo ariko njye ntabwo ndi muri biriya byose. Bivuze ngo iyo ibintu biteye ubwoba, Imana ntabwo iba iri muri
iyo ubona ibintu bidafite icyerekezo ntabwo Imana ibiri muri byo, ahubwo biba bihari kugira ngo Imana ikwereke ko nubwo bihari ariko iyo itari muri byo, icyo yo ishinzwe ni ukugira ngo yo nuyitakambira niwereke Imana ko uciye bugufi imbere yayo bya bindi bikuyeho. bivuze ngo Eliya yari afite ubwoba bw'uko bishe abahanuzi, yari afite ubwoba bw'uko bagiye kumwiba. Imana nayo irangije imwereka ibiteye ubwoba, imaze kubimwereka Eliya ariko irangije iramuhumuriza avuga ngo humura, ngo biriya nubwo biteye ubwoba ntabwo ndi muri byo. bishatse kuvuga iki rero? Imana niwe yamubwiye ngo manuka ugende, ngo haracyari 7,000 zitarapfukamira Bayali, ngo urebemo umuntu witwa Elisa, ngo umusukeho amavuta, umwimike, umutoranye, azaba umukozi wanjye, azaba umwana wanjye, azaba uwo nzakoresha imirimo ndetse n'ibitangaza. Elisa yari umugaragu wo kwa Eliya. ubanze wumve neza uburyo Imana itoranya bitandukanye n'uko abantu tubitekereza. njyewe nshobora gutekereza ngo ninjya guha umuntu inshingano ndahe inshuti yanjye yo hafi, ninjya guha umuntu akazi ndahe inshuti yanjye ya bugufi, ninjya kurangira umuntu amakuru meza ndarangira uwo hafi yizeye numva afitiye icyizere kuko ari inshuti yanjye. ariko ubu ukuntu Imana ikora mu gihugu, Eliya yari yaramaze yavumye imvura imyaka 3 n'amezi 6, yaravuze ngo nonaha ngo mpagaritse imvura ntizongera kugwa. umwami aravuga ngo ubundi se wowe urahagarika imvura uri nkande, ubundi wowe ukomoka kwande? ariko arashaka ngo ntabwo mpagaritse imvura yonyine gusa, ngo ahubwo n'ikimi nacyo narihagaritse. kuko ubutware bwari muri Eliya bwatumye imbaraga z'Imana zigaragara mu gihugu, byatumye amenyekana ko ari Imana. ngo umwami umwe agiye kuraguza, ngo yabutse mu idirishya ry'inyuma, ngo aragwa hasi aravunika, ngo none hayohereza abagaragu be ngo nibajya kumuraguriza ku kigirwamana cya Berizebuli, ngo cyo muri Ekuroni, ikigirwamana cyitwa Berizebuli. ngo none ngo Imana iravuga ngo ngaho genda umubarize abo bagaragu be atumye, ngo kubera agiye kuraguza ku kigirwamana cya Berizebuli. ngo muri Isiraheli nta mana yari ihari yagombaga kugisha inama. bivuze ngo icyo bishatse kuvuga ni mbere y'uko ujya kuraguza, mbere y'uko ujya gusambana ngo wirwanire, mbere y'uko ujya kwiba ngo uravuga ngo niyo baramuka ufite, mbere y'uko ujya gukora ibiteye isoni, ngo abanze ugapfuka ukagisha inama Imana, ukayoboza Imana inzira, ukayibaza icyo ugomba gukora, ukaba ari icyo ukora, ukareba ko udahabwa umugisha. ibyasezeranijwe abana b'Imana. nasomye ijambo ry'Imana ejo bundi muri Timoteyo rivuga ngo amategeko ngo ntabwo ari yatuyobora, ngo ahubwo amategeko ngo ayobora abasambanyi, akayobora abasinzi, akayobora abatinganyi, akayobora abatubaha Imana, akayobora abantu bagenda bakora ibyo Imana yanga. ngo ahubwo twebwe tuyoborwa no kwizera. bivuze ngo kwizera niko gutuma umuntu ahinduka undi muntu. uyu mugaragu w'Imana rero Elisa, reka mugarukaho noneho. Elisa ngo bana b'abahanuzi bamaze kumubwira ngo wamenye ko shobuja agiye kugukurwaho, ngo noneho hakubitiramo n'iri jambo rikomeye. Eliya nawe aramubwira ngo ndakwinginze ngo sigara, ngo kuko Uwiteka anumye kuri Yorodani. Elisa avuga ijambo rikomeye, avuga ngo ndakurahira Uwiteka uhoraho ngo n'ubugingo bwawe ngo ntabwo ndibusigara. Impamvu yari amaze kumaramaza, Imana yari yamubwiye ngo igiye kumukuraho shebuja. yari yabwiye ngo Eliya agiye kuva mu isi, Eliya agiye kuvanwa mu murimo yari arimo, Eliya agiye gutaha, Eliya agiye Imana iramukuye mu nshingano, igiye kumujyana mu bwami bwawe. ariko ijambo nakunze rikomeye cyane, ngo Elisa avuga ijambo nakunze nanone, avuga ngo ndakurahira Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sisiga. banza wibaze ko Imana imaze kumubwira ngo shobuja agiye kugukurwaho, abahanuzi bakabihanura ariko bakanga kubyumva. banza wibaze ni icyo kirimo aho ngaho, ikinyurazo kirimo ni iki? Imana ubwayo iramubwiye ngo agiye kugukurwaho, n'abahanuzi 50 barabihanura. ngo baramanuka baragenda bageze kuri Yorodani, ngo abana b'abahanuzi 50 bose barazamuka bajya ahirengeye. bamaze kujya ahirengeye, ngo bari bategereje uburyo bari buze kureba ukuntu Elisa ari buze guseba shebuja amaze kumukurwaho. ariko ibanga rikomeye ririmo hano,
Elisa yari yamaze kwizera imbaraga z'Imana, yari yamaze kwizera ko Eliya namukurwaho ngo bya bindi we yari afite araza gufata imigabane ibiri. We yari yamaze kwizera ko nubwo abahanuzi bitegeye ko ari buze gukorwa n'isoni, nubwo abahanuzi bitegeye ko ari buze kumwara, ariko yari yamaze kwizera imbaraga z'Imana ko atari buze kumwara, ko ahubwo ari buhabwe umugisha, agahabwa ibyo yari afite akaba ari ubisigarana. Haleluya. Umva ibanga ririmo hano rero. Ndagira ngo musabe bene data, we bari bitegeye yuko ugiye guseba, we bari bitegeye yuko ugiye kumwa, we bari bitegeye yuko ugiye kwanga, we bari bahagaze hejuru. Abarozi barakomanze, abarozi barahise, abarozi baravuze ngo ntuzabyara, baravuze ngo ntuzaheka, baravuze ngo ntuzagira urugo rw'umugisha, baravuze ngo ntuzigera ushaka, baravuze ngo abana bawe bazaba nabi. Umva ukuntu Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire, irambwiye ngo none haleluya, ngo niyije kukurwanirira, ngo kubera ko we nta mbaraga wari ufite. Uyu mwana w'Imana Elisa, Imana yaraje yicara muri we, imaze kwicara muri we imwongera kwizera, arenga ya majwi y'abahanuzi. Imana yambwira ngo nibahanure, ariko iraje kwambwira ngo nibahanure, irangije igaruka muri Elisa irambwira ngo wowe ndashaka kugukoresha. Elisa ubwe izina yari afite, uwo yari we ntabwo byari kumuhesha kwizera birengeje abahanuzi 50, ku buryo abahanura ari 50 bagahanura ari babiri inshuro ebyiri, bakaba abahanuzi 100, bose bakababwira ngo no. Abiyariko barahanuye arabwira ngo genda bisi, ariko nimuceceke. Abahanda kuri Yorodani aho yari agiye nabo barahanura, ariko ngo nimuceceke. Yaramaze kwizera imbaraga z'Imana zirengeje uko babitekereza n'uko abantu babitekereza. Umva ijambo ndakunze, ngo yari yageze kuri Yorodani, haleluya, ngo aramubaza ngo noneho ngo saba icyo ushaka. Haleluya. Ngo amaze kumubwira ngo saba icyo ushaka, Elisa aramubwira ngo ndagusaba imigabane 2 y'umwuka ukurimo. Haleluya. Ntabwo yavuga ngo ndagusaba ibyo kurya, yavuga ngo ndagusaba amafaranga, yavuga ngo ndagusaba ubwenge. Oya, yaravuze ngo ndagusaba lebosiya, ngo ndagusaba imigabane 2 y'umwuka ukurimo. Haleluya. Haleluya. Uwo mwuka uri muri Eliya, ngo noneho Eliya amubwira ijambo rikomeye, ngo arabyagusabye ikintu kiruhishe imbere y'Imana. Nta kintu kiruhishe, nubwo abantu babona biruhishe, ariko ku Mana biroroshye. Nubwo ubona nta nzira, ku Mana hari inzira. Nubwo ubona nta cyerekezo, ku Mana hari icyerekezo ibasha gukora. Haleluya. Ibiruta cyane ibyo twibwira ndetse n'ibyo dutekereza. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi bari hamwe icyubahiro. Haleluya. Umuririmbyi ararya ngo nzi imirimo yawe Yesu, ngo nzi imirimo yawe, wakoze imirimo ko tutari gukora. Haleluya. Uyu mwana w'Imana Eliya aramubwira ngo noneho ngo nuza kumbona. Haleluya. Ngo nuza kumbona ngukuweho. Haleluya. Gusa kumenya ko ibyo ngibyo usabye biraza kwemera, ngo ariko nutabona ngo ntabwo biri bube gutyo. Haleluya. Itama nawe none ahangaha ukanyemerera ukumva ijwi ry'Imana, aho naga ntanzira ubirambwiye ngo nimubwire ngo gira kwizera, gira kwizera, ongera kwizera, ongera kwizera, gira kwizera, niko kuri buguheshe urufunguzo rw'ibyo wari warabuze, nirwo ruguhesha imbaraga kugira ngo wuzure umwuka w'Imana. Haleluya. Ndumva Imana iriho, umva ndumva Imana iriho imanuka isa muri jewe, imbwira ngo nimbwira umuntu wese, we wabona gucitse intege, we wabonaga wowe abantu babwiye ngo birarangiye, we abantu basize akadomo, ndumva Imana imbwira ngo humura, ngo niyo yandika ntiyagira usinyura, ngo niyisinya ntiyagira usinyura, ngo niyivuga bikaba, yategeka bigakomera, ije gutegeka ku buzima bwawe. Umva ikintu gikomeye cyane bene data. Haleluya. Je niyo ndakubwira ngo maze iminsi ndiho senga, mbwira Imana ngo igire ibintu ikura. Hari ibintu Imana yari yambishuriye. Haleluya. Imana agiye kumva numva irambwiye ngo bimwe mbikuyeho, ariko ntabwo yambwiye ko ari byose. Haleluya.
yambwiye ngo hari imwe yakuyeho. Haleluya. Ariko narabwiye ubushize ngo nta kindi kirukana mwene w'abadayimoni uretse kwiriza ubusa ndetse no gusenga. Haleluya, haleluya. Ndeka mubwiza ukuri, njye nabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza, nabonye Imana yambika umuntu, nabonye Imana igaburira umuntu, njyewe nabonye Imana inkoresha igihe kimwe mu bintu ntatekerezaga. Umukobwa arurwaye imyaka 8 indwara yo kuva, ariko igihe kimwe arampamagara, amaze kumpamagara ndamusengera yenda no kuri telefone, ntujya ngo namurambitseho ibiganza. Oya, iki ni ikimenyetso nguhaye ubuhamya kugira ngo wongere wizere ko nawe uyu mwanya niwizera ukumvira ijambo ry'Imana ko hari igitangazo uri bwati. Yamamagaye yumvise afashe nimero yanjye kuri radiyo, icyo gihe nari ndiho mbwiriza kandi mu masengesho y'iminsi 7 yavugaga ngo bikora Imana ntabwo bikunani. Haleluya. Icyo gihe ndibuka nibwo Imana yakoze igitangaza gikomeye cyane, abantu babona umugisha, abantu bahabwa umugisha, abantu bambara imbaraga, ubutabazi buraboneka. Uwo muntu arampamagara ndamusengera, bukeye mu gitondo nibuka yarambwiye ngo ndashima Imana ngo nyuma y'imyaka 8 uwo mwana w'umukobwa ni Umurundikazi. None wowe uri uricaye aho ngaho urapinga ibibazo birakurizengereje, wafashe umwanya ukumvira ijambo ugasenga. Elisa baramuhanuriye baramubwira ngo shobuja agiye kugukurwaho, arabwira ngo yego nacyumvise nibyo ndabwira, ariko nimuceceke, bwira amajwi yakongora agaceceke, amajwi y'abadayimoni aceceke, amajwi y'aburozi aceceke, amajwi y'urucanira aceceke, amajwi yo kuvuga ngo ntawe uzagira aceceke, amajwi yose atavuga Imana yabwiye ngo ceceka. Hari ikindutse, hari Imana indengera, hari Imana intabara mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ngiye gusenga, ngiye gusengera wowe wabonaga hanze, ngiye gusengera wowe wari uri mu byaha. Umva ikintu Imana yambwiye ngo mbabwire, yambwiye ngo buri muntu wese ngo niyibuke icyiza kiri muri we, weho wagira ngo umujinya ukarakara. Imana yambwiye ngo gabanya umujinya, gabanya uburakare, ongera kwizera, garuka ku Mana, iracyagutegereje nawe. Ngaho yemerera utari ntabwo imwe gusa, ubundi yakomeje ngo cenya n'icyo itazitera ikagusanganira kandi ukaguma mu masezerano yawe. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusengane Imana kugira Imana ibagirire neza, abari barushye baruhuke, bari kwita amadeni Imana ibishurire mu izina rya Yesu. Abarijwe n'ubukode Imana nibatabare, nibamurikishirize maso hawe heza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uwiteka Imana ikiranuka, Imana isumba byose kandi ishobora byose, nsengera ubwoko bwawe kugira ngo batabare, yamurikishirize maso hawe heza, izina ryawe rihabwe icyubahiro kubw'amaraso wavuye ku musaraba. Bari barushye baruhuke, amajwi yose yabongoreraga, amajwi y'urucantege, amajwi y'ibyiyoberanya, amajwi y'abahiga, amajwi y'abahinyuza, yakuza amaraso yawe mwavuye ku musaraba Golgotha mu izina rya Kristo Yesu. Ku manywa y'ihangu reka menyekane, ku isaha ya 9 warazo byose birarangiye, umwenda utabukabo mwabe tugerayo. Reka basengere nonaha mwana bari barananiwe, reka bambara imbaraga bagere muri Kristo w'Imana. Abari babuze ibyo kurya ubaha ibyo kurya, waruhijwe n'ubuzima muhere igisubizo, wari urwaye mukize, wari mu byaha muvane mu byaha, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Turagushimiye kuri Imana none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe mu izina rya Yesu. Amen.